Ikintu kibi cyane kubera indwara yo kubura ibitotsi wahinduka umuntu utibuka, ugasanga niba hari ahantu wasize telefone yawe ugasanga aho hantu ntabwo uhibuka, niba ari ahantu wasize computer yawe ntabwo uhibuka, niba ari umuntu mwari mufitanye gahunda ugasanga wamaze gutakaza memoire yawe cyangwa se akumba k'ibitekerezo cyangwa se ku bwonko bwawe kamaze kugira ikibazo kubera kubura ibitotsi. Rero ibi ni ibintu bikomeye cyane kuko bikwangiriza ubuzima bwawe, bigatuma mu by'ukuri intego wari ufite, ibyo wagombaga kugeraho, ibyo bintu utabasha kubigeraho. Rero ni ngombwa cyane, ni ingenzi cyane yuko ugomba gukora uko ushoboye kugira ngo wivuze iyi ndwara yo kubura ibitotsi mbere yuko ingaruka zigeraho. Muraho, twongeye kubakira cyane kuri YouTube channel yacu. Nkuko mubizi intego yacu ni imwe, ni ukugira ngo tuganire namwe, duhanahana ibitekerezo, twungurana ubumenyi kugira ngo tubeho ubuzima twishimye kandi tubeho ubuzima tudafite ubwoba bw'ejo hazaza. Nkuko rero twari kumwe mu kiganiro cyacu cy'ubushize, twarimo turaganira ku burwayi bukomeye cyane bwitwa insomnia cyangwa se uburwayi bwo kubura ibitotsi, aho twarebye ibipimo byerekana uburyo kuva umwana akivuka kugeza umuntu ashaje, iminsi cyangwa se amasaha umwana, umuntu mukuru, ingimbi bagomba kuba baryama buri munsi cyangwa se buri joro kugira ngo babeho ubuzima ndetse kugira ngo niba ari umwana agire ibitekerezo bifatika, ibitekerezo bizima. Uyu munsi rero tugiye kuganira tureba ese ni izihe ngaruka ku buzima bwawe zo kugira uburwayi bwa insomnia. Ni izihe ngaruka ziri ku buzima bwawe, ni iki biteza ku buzima bwawe, kubera iki ugomba gushaka umuti, kubera iki ugomba gushaka igisubizo cyo kugira ngo iyo ndwara ikire, ni izihe ngaruka bitera ku buzima bwawe. Rero uyu munsi tugiye kureba ingaruka bigira ku buzima bwawe kugira ngo ubashe kumenya yuko ari indwara ugomba kwitaho kandi ari indwara ugomba gushakira umuti vuba bishoboka, kubera yuko nuramuka utabikoze muri ubwo buryo ushobora kwisanga wahuye n'ibibazo bikomeye ku buzima bwawe. Aha rero turebye, ndagira ngo turebe ingaruka ya mbere indwara yo kubura ibitotsi izana ku buzima bwawe. Iya mbere ni ukwibagirwa k'ubwonko bwawe cyangwa se cyo twakwita mu ndimi z'amahanga impaired memory. Ni ukuvuga ngo uko wibagirwa cyangwa se uko watekerezaga, uko wibukaga ibintu, ibitekerezo byawe cyangwa se ubwonko bwawe bugatakaza memoire cyangwa se bugasigara hari ibintu bimwe ubwonko bwawe butibuka. Rero urumva ni ikintu kibi cyane kuba kubera iyo ndwara yo kubura ibitotsi wahinduka umuntu utibuka, ugasanga niba hari ahantu wasize telefone yawe ugasanga aho hantu ntabwo uhibuka, niba ari ahantu wasize computer yawe ntabwo uhibuka, niba ari umuntu mwari mufitanye gahunda ugasanga wamaze gutakaza memoire yawe cyangwa se akumba k'ibitekerezo cyangwa se ku bwonko bwawe kamaze kugira ikibazo kubera kubura ibitotsi. Ikindi cya kabiri, indwara yo kubura ibitotsi, insomnia mu ndimi z'amahanga, giteza ku buzima bwawe ni ikintu cyo kubura concentration cyangwa se kudahama ku kintu cyangwa se kuguma ku ntego yawe. Tuvuge niba uri mu kazi ukaba urimo urakora uri kuri computer, ariko hashira umwanya mukeya ugahita ujya muri filme, cyangwa hashira umwanya mukeya ugahita ujya kuri telefone, ugasanga watakaje icyo kintu cya concentration mu bintu urimo urakora. Uzabibona ukaba wari ufite ibintu urimo wagombaga kujya gushaka business runaka, ni ikibanza wagombaga kureba, wagera mu muhanda mo hagati ukisanga
wahise izindi gahunda mu bintu runaka. Iyo rero iyo manque ya concentration cyangwa se icyo nakwita concentration problem ni ikintu giterwa nacyo akenshi n'indwara yo kubura ibitotsi. Uko kubura ibitotsi bigatuma muri wowe utakaza kuriya kuntu ko kuguma ku kintu, kuguma ku ntego. Ikindi biteza gikomeye cyangwa se iyi ndwara yo kubura ibitotsi, ikindi kintu iteza gikomeye ni ukubura imbaraga mu gufata ibyemezo. Wajya gufata icyemezo ugasanga nta mbaraga ufite mu gufata ibyemezo byawe bya buri munsi. Bakavuga ati tugiye gufata icyemezo iki n'iki, wenda n'umufasha wawe mu bana cyangwa se ni abana bawe, hari icyemezo runaka mugiye gufata, ugasanga ikintu kijyanye na decision making ni ikintu gikomeye cyane ku buzima bwawe. Kubera iki? Byatewe na ya ndwara yawe wagize yo kubura ibitotsi, bituma noneho utangira gutakaza imbaraga mu gufata ibyemezo byawe bya buri munsi. Rero ibi ni ibintu bikomeye cyane kuko bikwangiriza ubuzima bwawe, bigatuma mu by'ukuri intego wari ufite, ibyo wagombaga kugeraho, ibyo bintu utabasha kubigeraho. Rero ni ngombwa cyane, ni ingenzi cyane yuko ugomba gukora uko ushoboye kugira ngo wivuze iyi ndwara yo kubura ibitotsi mbere yuko izi ngaruka zose zikugeraho. Kuko izi ngaruka nizikugeraho uzisanga byabaye ibintu bikomeye cyane ku buryo nushaka n'umuti, nushaka n'igisubizo utari buze kubasha kubigeraho, kubera yuko ingaruka zamaze kuba nini cyane. Muri video yacu y'ubutaha tuzakubwira ingamba zagufasha kugira ngo ukire iyo ndwara y'ibitotsi. Tuzakubwira ese niki wakora kugira ngo iyo ndwara yawe y'ibitotsi ibashe kugira ngo ikire, kuko ni indwara ikira. Rero muri video yacu y'ubutaha ntuzacikanwe kugira ngo umenye niki wakora kugira ngo iyo ndwara yawe ubashe kugira ngo ikire. Naho ubutaha murakoze.